Inkuru mbi yongeye kumvikana mu gihugu cy'u Rwanda yababaje abantu benshi. Inkuru yongeye kumvikana mu karere ka Huye mu murenge wa Gishavu, umubyeyi uri mu kigero cy'imyaka 78 ubwo yitabye Imana mu masaha ashyira saa 10 za nimugoroba tariki 2 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2025. Uyu mubyeyi akaba yitabye Imana, akaba yishwe n'umwana we w'imyaka 8. Bivugwa ko aka ni akarengane cyangwa aka ni agahinda gakomeye, nubwo n'umukecuru yarashaje ariko ntago yarakwiye kwica. Ni mu gihe ubugenzacyaha RIB bwataye uyu mwana muri yombi kugira ngo ikurikiranweho ibyaha byo kwica nyina warushaje. Nubwo yarashaje ariko ntago yarakwiye gukora icyaha nk'iki cyo kumwica. Ubwo yamumanitse mu kagozi kugira ngo avuge yuko uyu mumama cyangwa uyu mukecuru yiyahuye, ariko byarangira bigasanga cyangwa hari abaturage bamubonye ari gukora iki cyaha, nibwo aba baturage bavugije induru basanga n'umubyeyi nawe ashijemo umwuka. Aya ni amahano cyane akomeye abana bakunze gukora cyangwa abana bakunze gukinisha. Ese bapfaga iki? Ese kubera iki yamumanitse mu mugozi? Ni mu gihe uyu mukecuru afite abana 3 ariko badahuje base, ariko no mukecuru yari afite isambu munsi y'urugo. Ni mu gihe uno musore yimwe isambu ahereza abandi bose, gusa umubyeyi yanga kumuha bitewe yuko uyu mwana ari ikirara ndetse ari n'igisambo. Birirwa bamufungira ku kagari azira gukora mu mifuka, gucapura amatelefoni. Mu gihe umubyeyi yavuze ati mwana wanjye uzahinduke nibwo nzaguhereza 8 nkakugabanira, nibwo umwana yafashe umwanzuro wo kwica nyina. Gusa birangira abigezeho, ariko yashatse kumushyira mu kagozi kugira ngo ajijishe cyangwa avuge ko yiyahuye. Birangira bamufashe, abaturanyi baragize bavuze induru baratabaza, nibwo uyu mwana ubugenzacyaha bwamushyikirije kugira ngo akurikiranweho ibyaha ashinjwa byo kwica nyina. Ni mu gihe iki cyaha nikimufata ari buhanishwe igifungo cya burundu gishobora kugabanuka kikagera ku myaka 50. Ni mu gihe ibingibi byabaye uno munsi mu masaha ashyira ya saa 10 z'umugoroba nk'uko nabibasobanuriye. Rero iyi ni incamake y'amakuru ngiye kubagezaho. Amakuru nitworinzwe n'Imana Emmanuel, abanzi ku mazina ya Kidasamura cyangwa Kidasamura TV Rwanda. Nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, munyarwandakazi, ndakwibutsa gukora subscribe kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Iyi ni inkuru mbi, iyi ni inkuru y'incamugongo nk'abanyamakuru ba Kidasamura TV Rwanda baba bayikoze bikandagira, kubera ko ibi bintu ntago bisanzwe. No munsi turi tariki 2 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2025, turi mu murenge wa Gishavu mu karere ka Huye, aho umukecuru yishwe n'umwana we. Uyu mwana we icyo yamuzizaga nuko yamwimye 8 yanze kumugabanira nk'abandi bana. Birangira uyu mwana yiyiciye umubyeyi. Uburyo umubyeyi yari yaranze kumugabanira kubera ko uyu mwana yari igisambo, yagiraga imico mibi. Gusa umubyeyi aravuga ati nimwima yenda umurima azashyira ubwenge ku gihe, yenda nibwo nzamugabanira yashubije ubwenge ku gihe. Ni mu gihe uyu mwana yanywaga ibiyobyabwenge, itabi, akiyahuza ibikore bya bikore namwe murabizi bakunda kunywa. Uyu musore yari akiri mutonya, ari mu kigero cy'imyaka 27. Bivuga yuko aracyari insoresore, nta mugore yari afite, yari ingaragu. Gusa ubu ngubu akaba agiye gufungwa. Ese ubu ngubu ibi ni byo yahisemo? Ndetse nawe munyarwandakazi, impamvu mba nakoze no nkuru ni ukugira ngo ibahereze isomo cyangwa ibasigire isomo, hatazagira umwana ugerageza gukora amakosa nk'aya ngaya yo gushaka kwica umubyeyi we. Munyarwandakazi, buriya umuntu abura se ntago abura shebuja. Nicyo bishatse gusobanura, ntago wabona undi nyoko. Umuntu baragutwise amezi 9 yose mu nda, akakuruhana, akaguha buri kimwe, akakosa, ndetse ibibi ni byiza mukabicanamo agufite, ndetse akakurera amezi 9 agashira, imyaka 2 gashira akikurera. Warangiza wamara kwegera hejuru ugatangira kurenza umubyeyi wawe ivi, utangira kumusuzugura cyangwa utangira kumukoreraho ibintu nk'ibyo ngibyo. Rwose bana namwe mukiri batonya, rubyiruko, mwige kubaha ababyeyi cyangwa mwige kubaha abantu babaruta, kandi ingeso mbi muzicikeho, ntago arizo zituranga nk'abanyarwanda. Ndetse gukorakora mu bireke, mwige kwihangira udushya cyangwa kwihangira imirimo. Ibyo nibyo bizababeshaho, ndetse kandi mukabaho neza. Ni mu gihe niwishora mu makosa cyangwa mu bijyanye n'ubugizi bwa nabi, polisi y'u Rwanda irahari kugira ngo iguhereze ibihano. Niyo mpamvu nayo iriho kugira ngo ikosore ibyakosamye. Nugira nanone ugashaka kuzana ibintu bya danje uzafungwa.
iyi ni incamake rero cyangwa no amakuru nagira ngo mbahereze, ndaza kuyarambura mu kanya. Mwakoze gukurikirana Kidasamura TV Rwanda, uyakoze subscribe kuno muyoboro uruw'agaciro, ibyo tugezeho niwe tubikesha, ibyo twenda kugeraho niwe tubikesha. Urakoze cyane rero, Imana iguhe